Yesu ndagukunda. Herode nawe yakoresheje anniversaire atumira ibikomangoma, atumira abasirikare bakomeye, maze baraza bagenda mu cyumba bararya barisha. Icyo gihe baravangura cyane, ntabwo abagore bemeraga kujya aho abagabo bari. Ubwo ni ukuvuga Herodiya yari yijyaga areba uko abantu bari kunywa vino, bari kurya ibyo bashaka bishimye. Yari afite agakobwa kamaze kuba inkumi, Nyarwanda baravuga ngo kamaze gufungura amabere, kitwa Salome. Noneho Salome aragenda arabyina, ajya imbere y'abo bantu bari kurya bari kunywa bishimye, arabyina umushahara kandi umuntu yabyita, abantu bose barishimye. Salome arabyina ashimisha abantu bose baraba. Maze Herode Antipa wibukaga anniversaire y'amavuko ye, nawe ashimishwa n'uwo mwana w'umukobwa wabyinaga, yari yambaye neza uwo mwana w'umukobwa, maze ashaka kwihimbaza abwira umwana w'umukobwa ati ubyina neza, saba icyo ushaka cyose kiguhe, nubwo cyaba kimwe cya kabiri cy'ubwami bwanjye cy'igihugu ndakiguha. Ese wari gusaba sinizi ubona yose yakoze cyose. Noneho Salome ari umwana mutoya yinjira mu cyumba aho nyina yari ari. Mama nsaba iki? Saba amafaranga angahe? Saba iki? Saba imodokari ifite imodokari zabo bayicanye. Ndagiye gusabe igihanga cya Yohana kumbe. Wasabe iki? Igihanga cya Yohana. Mubuke ko Yohana yari hehe? Yari muri munzu y'imbohe. Herodiya abwira umwana ati genda usabe igihanga cya Yohana kumbe. Abantu bose sinzi niba hari umuntu wari ufite ikirahuri, niba tuba bamwishaga icyo gihe ntabwo mbizi icyo yamwishaga, ntabwo nzi niba yarongeye kumira iyo vino. Yumvise icyo umwana w'umukobwa asabye kumugaragara, kandi agisabye umwami wavuze ngo nsaba icyo ushaka cyose nkiguhe, nubwo cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu. Umwana w'umukobwa araza ati ndashaka igihanga cya Yohana kumbe.
bamwe barebye hasi, abandi bararebana, abandi babura aho baja, ariko bose uko bangana barakebuka. Nta n'umwe wabashije gukiza Yohana, nta n'umwe wabashije kugira icyo avuga ngo avuge ati icyo umwana w'umukobwa asabye ntabwo gikwiye. Bose ari abasirikare bakomeye babo, ari ibikomangoma byabo, bose baraceceka. Mbese abari batumiwe bagize iki? Abari batumiwe bagize iki? Baraceceka bose, maze kuko guceceka kwabo Yohana yiza. Yohana arapfa. Yohana arapfa kuko bari batumiwe bose bagize bacecetse, hatagize n'umwe ugira icyo avuga. Herode arareba ati se ko ndi umwami nkaba nabivuze ku mugaragaro nakwivuguruza nte? Ategeka abasirikare ati mugende aho Yohana ari muri gereza, muzane igihanga cye ku mbere. Maze igihanga cya Yohana barakiza. Mutekereza ko ibirori byakomeye. Kubera yuko abantu bacecetse. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 12. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 12. Nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Aba bantu bashoboye gukiza Yohana, ariko ntabwo bagiye ntabwo babikoze. Byababereye iki? Icyaha. Uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Habuze n'umwe utinyuka kubwira umwami Herode ati oya, ibyo ntabwo bikwiye. Ntabwo bikwiye yuko umunsi wo kwishima haboneka urupfu rw'umuntu kandi umuntu w'umukiranutsi. Habuze n'umwe uvuga ngo oya, ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Salome saba ikindi, icyo ngicyo usaba ntabwo ari cyo. Ntabwo umunsi wo kwishima wowe umunsi w'amahirwe, ntabwo bikwiye. Nta n'umwe washoboye kugira icyo avuga, nta n'umwe wabashije gukiza iyo ntumwa yari yoherejwe n'ijuru yavugaga icyaha uko kiri kandi akakibwira uwo ari we wese. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ahuru isi ubusa. Aniverseri yo kwibuka ivuka rya Herode Antipa yavuye mu rupfu rwa Yohana Umubatiza. Yohana arapfa. Bakristo bavandimwe, uzi icyiza. Niba uzi icyiza, niba uzi ko ikintu ari ukuri, ari cyiza, ntugikore. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bikubereye